Ibirani ishobora kuba itagize Ezira baramuciye umunanga ndababara we iminota amasegonda yarangiye pe amasegonda yarangiye reka tujye mu ishoti rekana oya Ezira yegeranye n'ingoma za kabiri ari hagati y'ingoma za kabiri na Nehemiya kumwe ko muramo muja kera mwatambutse Zaburi muri Yesaya oya dore ngiye basi ngenda namu mwatsinze oya mwatsinze amasegonda yarangiye we ukomeje amasegonda yarangiye oya dore reka kuburana amasegonda mugutangira kuburana kuri ibyo ngibyo emera ngutsinde ayo wewe nidutsinda kiri baragutsinze mugu Filimoni nzahari ariko aransenguye Filimoni ayo wewe Shalom ubwoko bw'Imana twongeye kubasuhuza tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka twagarutse ni kuri Zebedayo family ngewe uri kuri micro ni Ndayishimiye Trésor Zebedayo turi kumwe n'abavandimwe inshuti zanjye tubana kenshi cyangwa se duhorana kenshi ariko ntabwo abenshi babazi reka tubasabe bivuge mpereye iburyo bwanjye atwibwire n'umurimo akora hanyuma tukurikizaho uri ibumoso bwanjye karibu papa murakoze amazina yanjye nitwa Clifu ndi umuramyi ndi umucuranzi wa piano twishimiye kuba aha hantu nsengera mu itorero rya Karuvari n'izindiro akoze ese ko nzi ko mzehe papa ari umupasiteri muri ADPR ni gute utagiye kuba muri ADPR kandi mzehe wa muri ADPR umva ahantu twavukiye papa yakoreraga mu rusengero ruri kure ADPR zari kure cyane noneho iyo twari twegeranye numva ntiyasengeragayo araduha uburenganzira buri bwawe nasengeye mu itorero rya Ebenezer nasengera ahantu bita Ebenezer umwana w'ikirara oya nahereye muri Ebenezer itorero rya Ebenezer rya uncle wanje noneho urumvaga n'ubundi twese papa Trésor iryo torero naryo ryatureze twese abenshi bo mu rugo yego papa yaduhaye uburenganzira rwose ati aho wifuza ruteranira uretse mu bayisilamu wenda ariko naho nari kuma ako urumva nyine sawa reka twakire mwene data uri ibumoso bwanjye nawe twibwire murakoze amazina nitwa Mugunga Patrick ndi umuvugabutumwa cyane dukorera ku mbuga nkoranyambaga murakoze arakoze Mugunga ejo bundi namubonye ahakubita umugunga inakivari wari wafashwe wa congo zari zabaye ivumbi ko ari bwo bwa mbere nari nkubonye usirimba iyindi minsi yose wabaga gusirimba turasirimba ariko nuko wenda tudakunda kuja kuri kamera cyangwa se ngo tuje aho kamera iri kureba harya wowe usengera nsengera muri Karuvari n'izindiro nanjye nsengera muri Karuvari ku mubyeyi wacu Apostle Christophe Sebagabo twese ubu mutubona hano turaba Karuvari uyu ni umucuranzi nawe ni cameraman afite channel nziza cyane igira akantu k'akarogo kameze nk'imisozi naho izina ryiwe rero rya channel ni Irango hano muzabona ivugabutumwa rikomeye muzabona ibisirimba byinshi byiza birimo amavuta n'ibindi bikorwa by'iyobokamana uyu mwene data nawe afite channel yitwa Cliff ese Cliff official official cyangwa TV official TV show mundo official na TV nike oya sikinga hariho official na TV official TV okay ni Irango TV nukuri mureke dushigikirane ndabashimiye kuri Zebedayo mu gihe gitoya nabonye imbaraga zanyu mwakanze subscribe cyane comment zanyu ndazibona noneho mu kiganiro kiza gukurikiraho cha bene data
kuko tugiye kubanza ica ijambo ry'Imana kugira ngo twerekane uburyo ki bene data bazi kwihuta gushaka imitume. Ikiri bukurikireho hariho mwene data wemeye kugura ikinyobwa kidasembuye cyangwa urashaka gisembuye ari igisembuye n'ikidasembuye bitandukanira. Gisembuye ni inzoga. Gisembuye ni inzoga. Spongi. Spongi shari. Spongo shari. Spongo ni inzoga. Urashaka ko tukuramiza spongo? Oya yangiye tago. Harya siyo baramije Yesu. Niyo baramije Yesu baba ariko bashaka kumubwira nabi. Ni ikinyobwa kidasembuye. Uwo mubyeyi yambwiye ko akunda kino kiganiro cyacu. Aravuga ngo uzoza utsinda noneho muri ya challenge y'indirimbo niyo tuza gukurikiza ngo azozanywa fanta cyangwa ngo ubutango noneho ngo nukugira ngo inyama zumukije noneho utsinze agatamira ku nyama utsinzwe akanywa amazi. Ariko uyu munsi kubera ko tutari twabiteguye neza ngo utsinda aranywa fanta utsindwa anywa amazi. Ariko ni ku kiganiro kiza gukurikira utsinda aranywa fanta utsinzwe mwegereze Clife amazi menshi. Ariko ni mu kiganiro kiza gukurikira ikiganiro kiza gukurikiraho nico kabisa. Ariko ubu ngubu tugiye guhera ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dushime Imana kuko barabinsabye kandi mu by'ukuri ndabashimiye. Comment zanyu ndazisoma kandi ndazubahiriza. Mu by'ukuri nta nubwo ari ngombwa ko mwakagombye no kubimbwiriza ariko kuko mwabinyibukije ngomba kubikora kuko ibi dukora tubikora yego azi nyine nka YouTube tuba turimo turashakiraho kamvuga ngo ubuzima ariko kandi tuba turiho turanavuga n'ubutumwa. Niba nshobora kubwira abantu ngo nibatanguranwe gushakaho igice cy'ijambo ry'Imana kiri, ntabwo ari kugira ngo twerekane ko hari utazi kubikora byihuse cyangwa se hari uzi kubikora byihuse, ahubwo no kugira ngo tumenye uko ibitabo by'Imana muri Bibiliya bikurikirana kandi tumenye uburyo ki tugomba kujya tugira mu mutwe hihuse mu kumenya aho biherereye. Nutsindwa ntabwo ari uko batabizi, ahubwo nyine ni kwa kundi nyine tuba tugomba no kutabashapa, ariko tuba tugize ngo twigishanye duchallengingane buryo ki abantu baba bagomba kwihuta. Rero reka dusenga Imana kugira ngo Imana itwigishe kugira ubwenge bwo kumenya ijambo ry'Imana. Kristo umwami w'abami, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ducishijwe bugufi muri aka kanya, tugiye mu kiganiro cyo kugira ngo twibukiranye uburyo ki ijambo ryawe cyangwa se ibice by'ijambo ryawe bikurikirana. Udushoboze kandi si twe twenyine n'abandi, kandi uduhe umwete wo gukomeza no kumenya gusoma ijambo ry'Imana no kugira uwo mwete kugira ngo ibikubiye muri iri jambo bidukomeza mu rugendo rwo kujya mu ijuru bibashe kuba mu mitima yacu bigwiriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yemwe mube tayari twatangiye. Kera kutangiye kubangamiwe n'akagozi. Nushaka ushire mikrofone ya hasi wa kugira ngo itaza kugutinza. Iyi ngiyi izaziba kurura mwene. Nukuvuga ngo nje nzajya mbabwira igitabo. Mwama mutanguranwa ni ibitabo 15. Mutanguranwe kurusha ni ibibazo 15. Ubwo ngewe nzajya mbabaza igitabo mwihutira kugitanguramo. Kera ko hashize akagozi nkaho uzaho ngiye kuvuga. Muri tayari? Ni munshakire Ezra. Ezra. Ye mwaba bantu batsinzwe. Waruge kungira. Ye abantu muandebere ningaho. Ageze neze kiye. Ezra neze kiye. Ezra neze kiye. Kongeze mu banyuma. Sigaje amasegonda make mukaba muratsinzwe. Reka nzi. Ese ko mwavuze ngo maravuga utumwe. Oya, ze. Aje ni ndubu. Ezra.
ntakuja mu mashakiro reka ngende oya mwese si bashyizeho ngo tujye tujyayo nyine mwese bashyizeho izira kandi muzi hano hafi muri za Yesaya na Yeremiya sinzi impamvu bamubuzeho iyi birangi ishobora kuba itagize ezira baramuciye ngo umunanga ndababara we iminota amasegonda yarangiye pe reka ariko tujye mu amasegonda yarangiye yarangiye reka tujye mu ishati reka oya Ezra yegeranye n'ingoma za kabiri ari hagati y'ingoma za kabiri na Nehemiya kumwe ko muri abamuja kera mwatambutse Zaburi muri Yesaya dore mukwereka oya dore ngiye basi ngenda namu mwatsinze oya mwatsinze amasegonda yarangiye we ukomeje amasegonda yarangiye oya dore reka kuburana wa amasegonda okay twagiye naretse wo komeza gushaka mundebere muri tayari cyane mundebere Yosuwa ese mwe ariko ndatangaye ndebera ku masegonda aho ngaho data amasegonda 15 yewe arashize batsinzwe Yosuwa mu bitabo 5 mwaraniwe mwatsinzwe mu bitabo 5 bya Mose yewe ko mwe oya watsinzwe oya oya watsinzwe amasegonda yarangiye oya watangiye inyuma wowe amasegonda bamweretse kuko njyewe namaze kumugwaho oya umuguyeho navuze ko ariko watwemera ngo dukomeze dushake oya mu bitege oya kugira ngo bikunde okay turacaniye uvuga ngo byarangiye turacaniye byarangiza ziba byarangiye oya tacu turatangiye niba ari byarangiye kirife karabu turatangiye wavuze ngo byarangiye nyine byarangiye turatangiye tugiye gutangira kubera ko nizoza avuga ngo byarangiye twagiye mufunga ibitabo twagiye ntabuhahugwa mundebere Amosi amasegonda ntubeshye ngo ngararangiye dare nguye mu bahanuzi bato abo bazahita ngo n'abahanuzi bato icyo ni kimwe ese ku bibazo 15 birashira ryari tukiri kuri kimwe cyambere ga mwakinane bibiri bya mbere ga mwabinaniwe mwembe twagiye munshakire ngiye kuba akabazo korosha Zaburi oya wamyugira ngo twagerera rimwe Zaburi dore ngiye Zaburi yagutanze mu yagutanze oya tucanire mugu twagerera rimwe yewe na njewe ndi hano nk'umujaji wowe urebye iriya naje nakibonye kera urebye hari wowe uyifashe namaze kugira gutya meze gutya nibwo uyibonye bibiri ku kirifa azaburana twagerera demere neza ngiye kubabwira ikindi noneho kiroroshe muri tayari ibyahishuwe tago mu bihugu none tago birahagera mugu rambura kuri kamera ndarambuye biri irafatana challenge ni ugutangura wayisuje mu bihugu oya si mu bihugu je ndarambuye gutya cameraman wagiye mu bihugu je ndarambuye ibihugu byarashuwe se ariko nawe neza warutangiriye mu bihugu niko Bibiliya nishasha kurushiye okay muhereze yishasha wa oya gumaniye ishasha ntizibumbuka twagiye ndabahereza ibibazo gusa byoro bibaye bibiri ku busa bitatu hariho Zaburi ni bibiri twagiye
muri tayari mbaha kandi koroshe se cyangwa mvuga igikomeye nimunyereke muri tayari itangiriro yagutanze wa ugiye mu kuva tihindurika kandi uriya nawe yavuze ngo iyashe inkoni nshasha ntihashe kimwe kuri bibiri uracari muri Ezekiyeli wa muri Matayo ugiye mu isezerano rishya ukuntu ndambuye muri Matayo okay bibaye ntaco reka tunyuzemo aka kantu reka Cliff afata mikrofone gato ndirimbira indirimbo iri ku mutima wawe wumva ikunejeje wumva ikurimo cyangwa uririmba indi ndirimbo ya Pasiteri Ngoga yego ndabyemeye yego ndabyemeye namaramaje kugukorera mwami ndabyemeye mwami ndabyemeye namaramaje kugukorera kuko nzi neza kwawunjanari heza imbere yawe ndumva amahoro menshi ntabwo bafite bw'umwijima wo mw'isi namaramaje kugukorera. Bwana asifiwe. Twagiye ariko ndanezerewe iki kiganiro kirimo imbaraga. Twagiye ni ibitego bibiri bitatu kuri kimwe. Tugende mushakire ibyakozwe n'intumwa. Iyo Bibiliya ni shasha ni irashasha kirarambuka yihu Wamuhaye iyo ngiyo bibaye bine. Gumana Bibiliya ese ko wavuga namaze kumutsinda wa bine hoya ni ibibazo buzaza kunde pansa uyu n'umwana wa twagiye muri tayari muri tayari none se ariko mugu uyu n'umwana wa pasiteri wa sawa twagiye ni bine kuri kimwe. Zefania akiri muri Daniel dore nawe ariko nari mugezeho ntago arashari muri iyi nari nibishoboka ubundi Zefania ari muri bino bitabo bijya gusoza neza Bibiliya nakura mugwaho isezerano ryake bibaye bitanu kuri kimwe. Nawe umugweho hari ikibazo so kugwa nyine. Reka mbahereze noneho akandi koroshe. Munyereke abakorosayi mugunganda rero cyangwa navuga amasegonda yashize ufite umudore 23 yegeranye n'aba Filipi ari hagati y'aba Filipi n'abatesalonike ba mbere byarangiye ico ngico turacana dore narindi mu ba Filipi kandi biregeranye. Okay twagiye ni mundebere noneho vunga Kisha mundebere abatesalonike ba mbere
bitandatu kuri kimwe ico kimwe cyo gitsinze bya rugo ntabwo mutsinda 0 twagiye mu ndebere ibi birantiyuze kandi twaguranye mwaguranye yacitse mu ndebere Hosea bibiri kuri bitandatu mu ndebere Petero wa mbere dore ko wakupera dore nguyu Petero wa mbere kurangire kuwa kabiri dore nguyu oya arimo arakwereka utari we nguyu Petero wa mbere arimo aramwereka yagutanze oya nguyu Petero wa mbere oya yananze nguyu Petero wa mbere nguyu Petero wa mbere watunzeho urutoki oya nguyu Petero wa mbere oya oya ni icyamugunga yagutanze kiri nagutanze wigeze ubona ndambura urupapuro si nguyu Petero hano hari urwandiko rwa mbere hano hari urwa kabiri oya akora ahangaha ku rwa kabiri njyewe nyine ariko biri kumwe biri kumwe nta kibazo biri kumwe biri ku gipande bine wa bine yo bitatu ese bitatu kuri bitandatu ko yaje nta kibazo twagiye mu ndebere Ezra Okay, noneho icyo ngicyo turacaniye munshakira ingoma za kabiri izo ni ingoma se none kurabona izi ni amapenda ni amapenda ya kabiri bine yaje asigaye bibiri wa ubwo bibaye ibibazo 10 tumaze kubaza kubona bitandatu kuri bine harabura bitanu munshakire abarewe agahantu mwamushakire abarewe dore ngaba kuraja ibitabo bya Mose mu bitabo bya Mose we wari waje mu ibi yandaga ibomburika ntari dukomeze bitanu kuri bitandatu kamahereza koroshe ngiye kubashakira akabazo koroshe nzane byoroshye cyangwa nzane ibikomeye kiri urashaka ibi ibikomeye byose munshakire Yuda Yuda aba muri Bibiliya wa Yuda arimo hano gutya Yuda we kandi ndebera ku masegonda kandi muri famille yitwa Umuyuda uba muri Yuda none urayibuze amasegonda yashize Yuda ni ukurikirana n'ivyayishuwe neza dore narindi neza mu gace kiwe muri quartier yiwe Yuda neza ngo yarari muri quartier yiwe reba murantangaje gusa mureka dusubiremo kuri iki nigo Yuda hasigaye ibibazo bine kandi uramurusha kimwe gusa twagiye ko twabanza tukaririmba ariko waretse ukabanza ugatuongera tukazitanya kamwe tubaze kimwe igitego kimwe nshaka kumukubita abone kuririmba munyereke Nahumu
dore nguyu we dore nguyu Nahumu yewe oya namubonye ndabaretse amasegonda ndayaretse mushake tumutanguranwe Nahumu muciyeho we nukuri dore muciyeho dore nguyu Nahumu nanamuciyeho yabuye uzakuruka ndamureba ndamwihorera munyuzeho na 6 agusubiza bire yawe 6 nawe umugurye munyuzeho wayibonye ukuntu yagenda 6 asigaye yose turirimbe se cyangwa reka twumve nanza muraho kaborime papa ni wowe nishingikirijeho ngungeri wanjye mwiza unkunda nakuva najya he nta yindi mana mfite atari wowe ni wowe nishingikirijeho nta yindi mana mfite atari wowe nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe tukuzwe inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Ese mugo kiyo ndirimbo inyuma yawe hari ingabo uyumva ute? Wabwira iki abantu kubwira iyo jambo riri muri iyo ndirimbo? Inyuma yawe hari ingabo ni ijambo risobanura uburinzi cyangwa se ubudahangarwa bukomeye bw'Imana isumba byose iha abantu cyangwa se urubyaro rwayo. Ngiye niko narisobanura. Ingabo ni izi uyu muririmbyi yashatse kuvuga. Ingabo ni nk'abamarayika baturinda amanywa na nijoro cyangwa se kubwanje ni nk'imbaraga zisumba byose. Amen. Kuko nazo zishobora kuba zaba ingabo ziturinda. Kiri wowe urabyumva gute papa? hari ijambo nasomye muri Bibiliya ntabwo ndi kwibuka neza abo mumfashe. Aha hantu abantu babateye noneho umwami abwira uwo muntu bari munyibutse ni Elisa n'umugaragu wege neza ngo abone ingabo ngaramubwira ngo womenya izitugose yari afite amaso ngo ese ntimwasobanurira ijambo neza uko bivuga. ndaneze uya iryo ja akira afata mikrofone. Yego ni ukuvuga ngo umwami Elisa yatewe n'abantu baje kubatera nyine. Umugaragu we Gehazi aba ari ubabona bwa mbere aza yiruka asanga umwami aje gutabaza umwami aramubwira ngo databuje twatewe n'ingabo zitagira umubare nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo isebuje aramubwira ngo tugira ubwoba yaba uruzi ingabo zitugose uko zingana tiwagatinyishijwe na zirure. Noneho ikintu cyantangaje uwo murongo ni grand frère wanje mukuru wari wimbwiye arabizi. Noneho ngo uwo mu Elisa ngo yarafasha arabashorera
ngarabajana basubiza aho bavuye yarasenze amaso Gehazi barahumye ngabasubizayo bahumye. reka bagusobanurira ni ukuvuga ngo yarasenze noneho Gehazi amaze guhumurwa amaso y'umwuka apana y'umubiri kuko ay'umubiri niyo yari yabonye ziriya ngabo zaje gutera. Hanyuma amaze kubona amaze guhumurwa amaso y'umwuka abona ngo ingabo zibagose ziri ku mafarashi yaka umuriro. Yego. Ni ukuvuga iki? Turasabwa gusaba Imana guhumurwa amaso y'umwuka kugira ngo igihe cyo cyose tutazatinya kuko tugoswe n'abamarayika bashinzwe kutugurwanirira. Turemeye. tuzabaza Zaho reka dukomeze hasigaye ibibazo bitatu. Twagiye fata bibiri. Munyereke aka kabazo karushe kari mu isezerano rya kera. Munyereke Zakariya. Bibiliya kirihuta wa iyi ngiyi impapuro ke zirabumbuka zitinze kabisa. Uzoshaka indi Bibiliya ishaje. Sawa bibaye ibibazo 7 kuri 6 hasigaye ibibazo 2. Munyereke indirimbo za Salomo. Ngizi yagutanze azikuye mu ndirimbo za Salomo muri Bibiliya. no ya Bibiliya nshashe irakunze. Ibitego 7 kuri 7 hasigaye kibazo kimwe gusa ariko uyu mukino umeze neza. N'indusi cyanyuma cyatandukanira ngaho curanga data. Iyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha. Iyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha. Si yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha. Haleluya. Ntabwo tukizi neza. Shira mikrofone hasi. Yemwe mwabantu mumbwirire Kirife akazanyabura. Ushize yaranyawe twari dufite gukorana ikiganiro yamasiba kandi agira amavuta y'ikiganiro no kuririmba. Yarambabariye. Narababariye niyo mpamvu nabivuze ngo mumumbwirire namwe ntagasubire. Sawa. Hari n'undi muntu turi buze kuganira nawe arasaba imbabazi kuri kamera. Ikibazo cyanyuma. Mbabwira koroshe mugatanguramwe igikomeye siku ntakinda bya bitabo byo mu Katolike bitabo muri no Bibiliya yacu ntazoza munyereke Filimoni. Oya nta uri muri Bibiliya. Yiwe ni Filimoni no kubaza sikitarimo
mugo ni mugutangura mu aramuntangishwa kubera ndabaye amasegonda yose mutanguranwe aramuntangisha yose bibiri oya ibice bikeya apana mu mashakiro aramuntanga kubera bibiri ariko njenza aha mugo bitangira kuburana kuri ibyo ngibyo emera ngutsinde ayo wawe nidutsinda kiri baragutsinze mugu Filimoni nzahari ariko aransenguye Filimoni ayo wawe deba fini cyane kiri baragufunga lemontada kimwe gusa lemontada kimwe nadukubita cyane na kigisoro wowe byarangiye wabyarangiye ibibazo ibitego umunani ako watsinzwe bantu bazana yafa ariko nanjye ahantu nahambere nagutsindiye reka kugira ngo abantu oya bumve ko nanjye nari nabanje kugutsinda twatangiye nageze muri 5 akiri kuri kimwe ngo kubita icyo bita comeback nta kibazo lemontada comeback nshobora kuba nari narushe lemontada yabayeho rimwe watsinda ibintu 5 byose utari kuru Barcelona itsinda nari narushye PSG narushye ariko nari nabanje kugutsinda pe njye nagezeho numva nasengugunga wanze gutsinda oya nakuretse uramfata aho urantsinze pe arantsinze ariko nari nabanje kumutsinda ibitego 5 agifite kimwe c'est fini byari bibiri ariko namaze gutora ntuza yayo zarangiye ariko ikinshimishije nuko nari nabanje kugutsinda ngageza muri bingahe ukiri muri kimwe game yarangiye kurava ngo icyagushimisha nuko abanje kumva oya ibiganiro bigiye gukurikira hazaho ibihembo n'amafaranga uzotsinda zoza atani inote y'ifaranga Clife niko ngiye kuzambikora oya Clife kabisa kuba mutsinze n'amagambo yari afite sinzi sawa imana yo mu ijuru ibahereza umugisha turabakunda kandi dukomeze kubana nawe